wera wo kuruhuka munsi uhiriwe w'amahoro ukize n'imbyino ufite ishavu mwiza ushimwa mu yindi yose mwami muri uwo munsi bose bagusingiza weze kuko ari uhoraho iteka n'icyambu kiba mu ituza ryinshi n'ikiba mu imidugararo ni mu murima w'iparadizo imigezi myiza inyuramo usa n'isoko ifuka iy'amapfa yacaye ni naho tubonera igihugu cy'isezerano n'umunsi twongerwamo imbaraga n'umunsi udutera urukundo niwo utuma tureka iby'isi tukegukira ibyo mu ijuru tubonera imbabazi muri uyu munsi mwiza dushake kuruhuka no ku rurembo rwo mu ijuru. Karamo iteka nyir'icyubahiro tugushimiye ko waturinze izina ryawe nirimbazwe. Amen. Tugushimiye ko iminsi itandatu ihereye nyuma y'amaso yacu ukaba ushimiye ko dusohoye mu wa karindwi w'isabato yawe yabujijwe umugisha. Turakwinginze ngo uzubane natwe uzubane na buri umwe wamenye agaciro k'isabato maze twese duhanagureho ibyaha utwejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yabereye i Karuvari maze wituronka ku mugisha wasezeranye turaguhimbaza. Amen. Nuko rero mwami si twisabiye twe twenyine dusabiye n'abari ahandi bateranye mu buryo nk'ubu babashije gutangira isabato n'abatabashije kuyiterana abo bose turabakweretse kugira ngo abe ari wowe kubakiza ndetse wo kubasanga maze twese nidukomeza gukomera mu munsi wawe turagushima. Amen. Nuko rero mwami turakwinginze ngo ufashe imfubyi n'abapfakazi abarwariye ku bitaro abaryamye ku masasiro yabo mu rugo abo nabo basange maze nibiyumvamo gukizwa n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo turaguhimbaza. Tugiye rero guhangara gufungura ibyanditswe byera turakwinginze ngo uzubane natwe wari kudusobanurira maze nidusoza amahoro turaguhimbaza. Nuko mwami ibyo ushima n'ibyo ukunda byona kwizera ku bwa Yesu. Amen. Nuko dushima Imana yaturinze tukaba tugihumeka umwuka w'abazima izina ryayo nirihimbazwe. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana ritari bube rirerire turi busange mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ni cya 15. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Kuvuga ngo no mu buryo busanzwe iyo umuhinzi agiye guhinga
aratema, agatabira, agahinga, umurima wamara kuboneka agahitamo igihingwa kimwe atera. Nimba ateye amasaka cyangwa se ateye uburo cyangwa umuceri, ikindi kimezemo kitari icyo gihingwa yashakaga arakirandura kugira ngo kitazaba inkomyi ku cyo yahinze kikakibuza kwera. N'umwami wacu rero Yesu Kristo yabigaragaje neza mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ryayo, ko igiti cyose data atateye kizarandurwa. Iyi si urayifata nk'umurima, noneho twe tuyiriho tumere nk'ibihingwa. Imana yateye igihingwa kimwe, ariko umuntu nashaka kugenda uko Imana itabishatse, ibyanditswe byera bitubwira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Umuntu nyine azapfa, niko kurandurwa. Iyo dusomye rero mu gitabo cya Matayo, igice ni cya 15 umurongo n'uwa 10, reka bariho duhera. Nidushake duhere ku murongo wa 3 kugira ngo tubyumve neza. Nawe aramubaza ati, reka duhere kwa 15, nuko abafarisayo n'abanditsi bari bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza ati, iki gitumye abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Batangiye gupfa iby'imigenzo y'abakera. Nawe aramubaza ati, namwe niki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi uti ututse nyina cyangwa se bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo nahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ahamagara abantu arababwira ati, nimwumve musobanukirwe, ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Nimubareke, ni abarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi yo irandase indi, zombi zigwa mu rwobo. Hano dusomyemo amagambo menshi, ariko harimo amagambo 3 nshaka gutindaho. Ijambo rya mbere twabonye ngo abafarisayo bari barafashe imigenzo yabo, amategeko yabo nk'abantu, barahaye ingufu kurusha y'Imana, kugeza aho ubwo bari barashyizeho itegeko ngo umuntu wari ufashe icyo yari gufashisha se cyangwa nyina akakijyana mu nzu y'Imana, bene nk'uwo ngo ni amategeko amuhana. Nimba ababyeyi bawe bari bashonje cyangwa se barwaye cyangwa babuze, ubukene bubagejeje habi, ugafata ibyo wari kubaha ukabishyira, ukabijyana mu nzu iyo ngiyo bavuze, ukajyana mu nzu y'Imana. Ku ruhande rw'abafarisayo ngo umeze gutyo yabaga ari umukiranutsi ku ruhande rwabo, ngo nta nubwo yahatwaga kubaha iki? Imana. Noneho banavuga ikindi, bavuze ikindi nacyo gikomera, avuga ngo Yesaya yahanuye iby'abafarisayo neza, ngo ni indyarya, ngo bashimisha Imana iminwa, ariko imitima iba kure y'Uwiteka. Ni ukuvuga Yesu mwami, nuko turagukunda, ariko mu mutima bitagize gute? Bitarimo. Noneho kuri 13 ho atanze igisubizo cyahuranije, aravuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizagira gute? Kizarandurwa. Rero ibiti byatewe bizanwe n'inyigisho z'ibinyoma, aho abantu bihimbiye gukiranuka kwabo bwite,
bishyiraho amategeko yabo bwite kurusha gukurikiza icyo Imana yavuze. Muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, ni kuri paji 333, hari ijambo nshaka kuhasoma. Yego, ijambo nshaka kuhasoma riri buze kutwereka neza uko abafarisayo bitwaraga muri uriya murongo, turushaho kuwusobanukirwa. Hano nigusoma kuri 32, haradusobanurira ririya jambo ritubwira ngo igiti cyose data atateye kigomba kurandurwa. Reka duhere hano hejuru. Baratubwiye ngo kuri 33, reka bariho duhera ngo mu kubwira abo batasi b'indyarya Yesu yavuze ati mwandyarya mwe, Yesaya ni ibyanyu neza ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Aya magambo ya Kristo yari ikirego cyerekezaga ku mategeko y'abantu. Aya magambo ya Kristo yari ikirego cyerekezaga ku bazakora imigenzo ya gifarisayo bose. Yesu yavuze ko abigisha amategeko mu gushyira hejuru amategeko yabo bakayasumbisha y'Imana, bo ubwabo bari bishyize hejuru y'Imana. Aya magambo ntabwo yagarukiye ku bafarisayo gusa, ahubwo no muri iki gihe aratureba ku muntu uwo ari we wese watinyutse gufata amategeko y'Imana akayasimbuza amategeko ye bwite, agashyiraho imihango ye agamije inyungu ze bwite cyangwa se icyubahiro cye bwite. Uburakari bukaze buzabiranya abo baturutse i Yerusalemu. Ntabwo bari bagishoboye kurega Kristo ko yica amategeko yatangiwe kuri Sinayi, kuko yari amaze kuyaburanira arwanya imigenzo yabo. Ingingo zikomeye zo mu mategeko yari amaze kugaragaza zari zihabanye byihabya n'amategeko adafashije yahimbwe n'abantu, ngo bazabiranijwe n'uburakari. Kuzabiranwa n'uburakari, cyatumye bazabiranwa n'uburakari ni uko amategeko yahimbwe nabo Yesu Kristo yari amaze kubereka yuko ari ay'indyarya, nta n'icyo amaze, ahubwo ari ayo gutuma abantu bava mu gakiza. Maze babibonye gutyo bazabiranwa n'uburakari, bararakara cyane. Yesu abanza kubereka rubanda, hanyuma mu buryo busesuye yereka intumwa ze ko imyanda idaturuka inyuma ahubwo iva imbere. Kubonera no kwandura byose biri mu mutima. Icyanduza umuntu ni igikorwa kibi, imigambi mibi. Kwica amategeko y'Imana ntabwo ari ukwirengagiza imigenzo ya nyuma yashyizweho n'abantu. Kwica amategeko y'Imana ntabwo ari ukwirengagiza imigenzo yashyizweho n'iki? Ni kuba umuntu yarashyizeho umugenzo runaka ukawica, ntabwo uko ari ukwica amategeko y'Imana. Ahubwo kwica amategeko y'Imana ni ukudakurikiza amategeko y'Imana yatangiye ku musozi w'ubuhe Sinayi. Ayo niyo mategeko y'Imana aba avugwa. Ariko amategeko abantu bishyiriyeho ayo ariyo yose utayakurikije ntabwo uba wishe amategeko y'Imana. Ibyo rero babyangiye Yesu hafi no kumwica, kuko nimusoma muri Mariko igice cya 3 umurongo wa mbere haranditse ngo yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Nawe umva ahantu abantu bari bageze. Yesu baramugenza bagira ngo barebe ko akiza uno muntu wari unyunyutse akaboko, ngo nibabona amukijije ku isabato, nibarangiza bagire gute? Bamurege. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Arababaza icyo kibazo, barangije baramwihorera. Abararanganyamo amaso arakaye, ababazwa nuko binangiye imitima. Abwira umuntu ati
rambura ukuboko kwawe, arakurambura arakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama n'abaherode ngo babone uko bazamwica. Yesu avuye umuntu arakiza, akaboko arakarambuye karakira, aho kugira ngo bashime Imana bavuge ngo amena, ahubwo barasohoka abaherode, abafarisayo n'abanditsi n'abakoresha b'ikoro bajya kujya inama y'ukuntu bazica nde? Yesu. Maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya, n'abandi benshi bavuye i Yudaya n'i Yerusalemu, n'abavuye i Idumaya no hakurya ya Yorodani, n'abahereranye n'i Tiro n'i Sidoni. Bumvise ibyo yakoze baza ahari, babwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakijije benshi. Nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamubwira ngo bamukoreho. Abadayimoni nabo bamubonye bamwikubita imbere, barataka cyane bati, uri umwana w'Imana. Abadayimoni babonye Yesu Kristo barataka cyane bati, uri umwana w'Imana. Ariko abafarisayo, abaherode, abanditsi n'abakoresha b'ikoro bo bari gucura umugambi wo kugira icyo wo kumwica. Niho hano bavuze ngo bazabiranijwe n'uburakari muri iki gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose. Reka dusubire mu gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose, paji ya 33. Hari ijambo rihanditse 33 niho dukomeje ngo abigishwa bitegerezaga uburakari abo batasi bakiranye gushyirwa ahabona ko imyigishirize yabo ipfuye. Aba bafarisayo bigishaga imyigishirize ipfuye, bitegereza indoro z'umujinya, kandi bumva amagambo mabi no kwihorera bagendaga bavugira mu matamatama, mu kwibagirwa ko Kristo yahoraga abaha ikimenyetso cy'uko asoma mu mitima nk'usoma igitabo kibumbuye. Bamugaragariza ingaruka zizanwe n'amagambo ye, mu kwibwira ko bashobora kurura abo bakozi barakaye. Baramubwira bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Imihango n'imigenzo yashyizweho n'abigisha amategeko n'iy'isi ntabwo ari iy'ijuru. Uko iyo mihango n'imigenzo yakirwaga na rubanda kose, ntiyashoboraga guhagarara imbere y'ishungura ry'Imana. Mu gihe iyi migenzo n'imihango uko yaba imeze kose, ntishobora guhagarara imbere y'ishungura ry'Imana. Abafarisayo, uwitwaga umutambyi muri iki gihe, bari barashyizeho imigenzo ikomeye n'imihango ikomeye, ngo bambaraga ngo ikanzu ndende y'umuhemba, ngo ifite incundo ziziritseho amategeko 10 y'Imana, ngo agafata inkoni imeze nk'iya cyami, bakagenda mu muhanda za ncunda zigenda zikubita, ngo ntiyashoboraga gukandagira n'agashishi. Bari bararemereje ikintu bita isabato cyane, barayigize umuzigo aho kugira ngo bayigire umunsi w'umunezero. Barakoze imigenzo myinshi nk'iyungu biri mu madini. Isabato y'Imana aho ushobora gusanga itagihabwa agaciro, ushobora gusanga isabato imwe ngo ari iya Jiya, indi ngo ari iya Doroka, indi ari iya ki, ugasanga icyubahiro cyakwiye kuba icy'Imana cyabaye cy'abantu. Igihimbano cyose cy'abantu gisimbura amategeko y'Imana kizagaragara nta gaciro gifite ku munsi Imana izaca amateka. Abantu mu matorero bahimbye ibihimbano byinshi kugira ngo binezeze, ariko ku munsi w'amateka ngo ibi byose bizagaragara ari ngaho nta gaciro bifite. Ikazana umuriro wose mu mazu, n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Ibi byose bizagaragara, cyaba igihishwe cyangwa icyiza cyangwa ikibi. Inyigisho zose ziyadukije zitari mu ijambo ry'Imana, imyigishirize yose abantu bazanye uko yaba imeze kose, abantu bazayibazwa ku munsi w'amateka, kandi uwo munsi uzaba ari mubi. Iyo dusomye mu gitabo, mbere y'uko dusoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje 249,
reka tubanze dusome mu gitabo cya Yesaya kugira ngo mwumve iby'uwo munsi bavuze hariya. Yesaya igice ni icya 2 umurongo ni wa 19 haranditse ngo, reka duhere kuri 17, nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi w'iteka niwe wenyine uzogezwa, ibigirwamana bizashiraho rwose. Ibigirwamana ni ikintu icyo cyose wasimbuje Imana. N'umugore ashobora kukubera ikigirwamana, n'umugabo ashobora kukubera ikigirwamana, ufite inka zikubuza gukora umurimo w'Imana zakubera ikigirwamana, ufite inzu ikakubuza kujya mu murimo w'Imana yakubera ikigirwamana, yewe n'igitenge gifite ukacyambara cyangwa se ipantaro ukumva ko ari wowe, ukagenda wireba ukabura guha agaciro wenda se inzu y'Imana wagiyemo, nayo yakubera ikigirwamana. Ikintu icyo cyose wasimbuje mu mwanya w'Imana wakubera ikigirwamana. 19 ngo abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa n'ifeza n'izahabu byacuriwe gusenga, babijugunyira imbeba n'ubucurama, bajye kwihisha mu buvumo no mu bitare no mu bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Abantu bazajugunya ibishushanyo byabo cyangwa bajugunye amafaranga yabo, bave mu mazu yabo, bajugunye imyenda yabo, bajugunye mu modoka yabo, ngo bajye mu bishumiko by'imisozi n'imihanamanga no mu buvumo, bajye kwihisha igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ngo azahaguruka aje guhindisha isi umushyitsi. Ariko abo ni abantu bazaba baranze kuguma mu ijambo ryabo cyangwa baranze kwakira imbuzi. No muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni kuri paje ya 900, ni kuri paje ya 249, ni ku isubi ya 900 turahera kuri 6. 9 handitse ngo, abizera b'itorero babonye umucyo bakaba baremejwe, nyamara agakiza k'imitima bakaba barakaragije abapasitori. Ku munsi w'Uwiteka bazasobanukirwa ko ari nta muntu n'umwe washoboraga kubatangira incungu y'icyaha cyabo. Nta muntu n'umwe wagutangira incungu y'icyaha cyawe cyangwa waragize agakiza kawe ngo ubwo uri kumwe na naka ngo uratekanye. Oya, agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Ijwi riteye ubwoba rizumvikana rigira riti, ndazimiye by'iteka ryose. Nibwo rero abantu bazaba bashaka gucagagura abapasitori babigishije ibinyoma kandi bakabaciraho iteka amateka y'ukuri. Bose bihuriza hamwe kugira ngo bagwe n'abapasitori babaciraho amateka ashaririye cyane. Abapasitori bakiranirwa bahanuye ibyoroheje. Abapasitori bahanuye ibyoroheje, batageze bahanura ukuri, batigishije ijambo ry'Imana nk'uko riri, abatavuze icyaha mu mazina yacyo, ahubwo bakajya babwira ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi gihari, Uwiteka Imana ari kumwe natwe, kandi mu by'ukuri harimo ikizira, ukaba utaragicyashye. Ngo aba bantu bazasobanukirwa nuko bazimiye kubera abo bapasitori. Bateye ababumvaga guhindura ubusa amategeko y'Imana no kurenganya abashakaga kuyakomeza nka yera. Abakomeje amategeko nka yera bo bararenganijwe, kandi barenganijwe n'abandi basenga. Ubwo noneho mu bwihebe bwabo ababigisha baturira mu maso y'isi ko umurimo wabo ari ibinyoma. Ababigisha nibabona byose birangiye bazavuga ati, burya rero ibintu twabigishaga ni ibinyoma, yari amaramuko kugira ngo tubone uko tuziberaho. Noneho mva ikizahita kiba, imbaga y'abantu buzuye uburakari baravuga bati, turazimiye kandi nimwe ntandaro yo kurimbuka kwacu. Maze bahindukira kurwanya abungeri gito. Abahoze babashimagiza cyane nibo bazaba babavuma bikomeye. Ibiganza byahoze bibatamiriza amakamba y'ibyubahiro bizamanikirwa kubatsemba. Inkota zagombaga kwica ubwoko bw'Imana noneho zizakoreshwa mu gutsemba abanzi babwo. Ni ukuvuga ngo ibi biganza byahoraga bivuga ngo pasiteri wacu, umushumba wacu, revera wacu, umukozi w'Imana wacu, bamutamirizaho imitamiro, bamwambika amakamba bagira ute,
ngo igihe cyo kurimbuka nikigera bamaze kubona ko umurimo bakoze wose naho wari wanditse ari umurimo w'ibinyoma, bazavuga ati turazimiye kubera mwebwe. Nibo bazabiyicira. Inkota ngo zari zarateguye kwica abana b'Imana ngo zizica abigishije amateka agize gute ashaririye. Rero ijambo ry'Imana nk'uko twaribonye ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizagira gute, kizarimburwa. Umuntu agomba guharanira kugira ngo abe igiti cyatewe na data wa twese. Ntabwo byoroshye, ntabwo bikomeye. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo riratubwiye ngo igice cya 11 umurongo wa 25, 11 igice cya 11 umurongo wa 20, 24 n'ubundi na 4, 24 na 5, 11. Reka iryo jambo tunarirebe kugira ngo igice cya 11 umurongo wa 27 kugira ngo tuhagere vuba. Ni Matayo igice cya 11 umurongo wa 27 tuhagere vuba kugira ngo tudatinda. Hari ijambo Yesu yahavuze, yaranditse ngo byose nabihawe na data kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremerewe. Nitwemera tugakurikira Imana tukikorera umutwaro, tukikorera umusaraba, rwose ngo bizatworohera gukorera Uwiteka, ngo ntago uriya mutwaro uremereye. Icyo dusabwa ni ukwemera kugendana nawe gusa nta kindi. Mu gitabo 273 wifuzwa ibihe byose twihutira gusaza, hari ijambo banditse ngo abarushye yababwiraga ubugwaneza ati mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Aya magambo arabwirwa umuntu uwo ari we wese, naho umutimanama wabo wabibabwira bakabyemera cyangwa se ntibabyemera. Abantu bose bararushye kandi bararemerewe n'imitwaro bashobora gukurwaho na Kristo wenyine. Abantu bose bageze gute? Bararushye kandi bageze gute? Bararemerewe. Uwize aruhijwe no kuba yarize ntabona akazi, ufite akazi aruhijwe no kuba afite akazi ariko adafite umushahara uhagije, umugabo aruhijwe no kuba afite urugo ariko adafite ibitunga umuryango, utarufite aruhijwe no kuba atazarubona, hano ijambo ry'Imana atararubona, uhubatse aruhijwe no kuba atarakora finisage, utarakora finisage aruhijwe no kuba atarabona n'ikibanza. Mbega buri muntu ari wese hano ku giti cye ararushye, niko batubwiye ngo ubyemere cyangwa se ubireke, ariko ugize gute? Urarushye. Umutwaro wacu urusha iyindi kuremera n'icyaha, hatagize ubutabazi butugezwaho uwo mutwaro uzaduhitana. Ariko utigeze kumenya icyaha agiye mu cyimbo cyacu, Uwiteka yamushyizeho gukiranirwa kwacu twese. Yikoreye umutwaro w'ibyaha byacu, azakura ubwo buremere ku ntugu zacu zirushye. Azaduha uburuhukiro, azikorera umutwaro w'amaganya yacu n'imibabaro yacu, adufite ku mutima we kandi aturarikira kumukoreza amaganya yacu yose. Natwe yabaga amagambo twari tuyumvise ko adufite ku mutima kandi akaba aturarikira kumukoreza amaganya yacu yose. Rero reka dusoze mu gitabo cya Yuda, dusoma ijambo riri mu gitabo cya Yuda igice cya 1:3, aranditse ngo twihutira gusoza, aranditse ngo bakundwa, ubwo nageraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko maswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Hari ibyo kwizerwa byatanzwe rimwe, kandi kwizera ni ukwizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana.
ibyo byonyine birahagije, ubundi nawe akaduha ubundi bushobozi binyuriye muri Mwuka Wera. Rero ubwo twabonye ko igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa, reka twebwe dusabe kugira ngo tube muri ibyo biti byatewe na Data wa twese wo mu ijuru mu izina rya Yesu. Ndumva rero twasoza tugasoza n'indirimbo y'ijana na 60 37 nako twarangiza ukadusengera tugasoza. Nishimira ijambo rye nirwo rufatiro rwo kwizera kwanyu, dore yababwiye byose ntacyo yabahishe, ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuri tubya, kuko ari iry'Imana. Nugera mu kaga Yesu yasezeranye ko azakurokoka akakurengera, amakuba yawe yose akubera umugisha, niyazakweza rwose maze atumushikama, niyazakweza rwose akukomeze. Ibigeragezo nibikugwa gitumo, ubuntu bwawe buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro nibigustinyishe, bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba ku Mana ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato, nubwo ingabo zose z'umwanzi zagusatira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira abana bato. Iteka nyir'ingabo tugushimiye ko wabonye natwe, izina ryawe rihimbazwe. Turagushima Data ko wemeye ko twongera kumva ijambo ryawe, ni ukuri si uko dukiranutse ahubwo n'urukundo rwawe bishimirwa. Reka Mwami, ubwo igiti kitatewe kizarimburwa, Mwami ntuduhe kuba muri ibyo biti bitatewe, ahubwo uduhe kuba mu biti wateye wishimira, bizaguma mu murimo wawe, maze ubwo tuzabana nawe mu ijuru tuzagushima. Turakweretse rero Mwami muri iri joro, tukweretse abateranye mu buryo nk'ubu, tukweretse n'abatabashije guterana kugira ngo nabo ubane nabo. Turakweretse Mwami, tukweretse isabato y'ejo kugira ngo nabwo uzabane natwe, maze ubuziramuheto tuzagushima. Mwami Imana rero tugiye kuruhura umubiri, turakwinze kugira ngo ubane natwe, maze nubwongera gucya amahoro turagushima. Reka rero ubane natwe tubisabye twizeye mu izina ryawe, urakoze. Amen.